Okay, uko Parrot Ambassador, Strategy Foundation, District Control Ambassador, and Business Operator Marketing Manager Rwanda. Aha tujye kujya turebera muri gahunda ya ecosystem exchange z'ukuntu zipanze n'ukuntu ibiciro bihagaze yewe n'ukuntu bitandukanye bitazigera bihura na GCV. Bazo muri dusoze mbereka ahantu byanditse muri white paper yacu abirwa bahakana ngo ntabwo ibi bintu ntaho byigize byandikwa nta naho bisobanutse ati barababeshya cyane ntabwo payi zigira agaco gatandukanye cyane ibyo ngibyo nibyo tujye tugarukaho tubikonfirma uzabyemere cyangwa se ubyange n'amahitamo yawe ariko imyemerere yawe wabyanga ntabwo izahindura ibyubatswe muri system yacu aho batwereka ko rwose buri gaciro kacu hari external value yacu ibasha kuba yakalculatinga binyuze muri price ya USD ndetse ikabasha kuba yaba provided kuri buri exchange zigiye zitandukanye tumaze kuba twabona ariyo KEX, BitGet, Forex ndetse na Mex yewe na Get.io izo ngizo zikaba zimaze gukora zakora KYB nkuko twagiye tubigarukaho umunsi cyane zose zikaba zishingiye zitandukanye agaciro gatandukanye n'agaciro k'icyo bita Pi Store ecosystem yo ikaba ishingiye kuri GCV mu gihe ibi ngibi bifite agaciro gashingiye ku cyo bita API tugomba kuba twazitaho cyane kubera ko ino API application internal application program ya Pi Network ibasha kuba yarikewaringa kuri store yose igomba kuba yaba yagaragarira muri dApps muri ecosystem naho iri external ikabasha kuba yagaragazwa n'agaciro kari market and supplier nkuko twagiye tubireberaho umunsi ku wundi rero nibyo tujye kugira tugaruka turebera hamwe uko system bisobanura cyangwa se uko byubatswe kugira ngo buri muntu wese abashe kuba yabyumva neza cyane reka ndabizi ko bamwe muri mwebwe mubizi ariko nanone reka twongere tubigarukeho kuko hari benshi baba batagiye babisobanukirwa bambwe ngo shwa mudusobanura ibyaribyo nkuko twagiye tubigarukaho ubwo bashyiraga hanze domaine abantu bari kuvuga ngo agaciro payi bagiye kuba bakazamuka cyangwa se ngo bagire iki abantu batangira kugurisha amapayi yabo tubohereza ku exchange tubaburira ngo mureke kugurisha payi zanyu bakanga mugara ko agaciro kagiye kuba kasohoka ndabyibuka icyo gihe ngaragaza ako gaco kazigera gahura abantu benshi cyane barantutse ukagira ngo ninjye yubatse Pi Network ukagira ngo ninjye byubaka bajya kumvuga byinshi barantuka ngo ndababeshya ngo mugurisha ibyanyu ariko uyu munsi ndabizi neza ko nta muntu ukivuga aho kuba bamaze kuba babona ukuri uko ariko kose aho guherereye kugira ngo ashobore kuba babyumva neza cyane kandi tubirebere hamwe rero ati rero ngo Pi dufite hayo uyu munsi kuri Pi zifite agaciro duce tubiri tugiye dutandukanye ku mushinga wacu wa Pi Network kandi ko duciro dusanga duhari ati Pi ya mbere ibasha kuba yabara 359 yose ikabasha kuba yaturuka muri main ecosystem yacu ndetse akani gaciro ka Pi na gaciro ka Pi price kuri exchange zacu dufite uyu munsi zamaze kuba zakora KYB maze kuba nabereka izo ngizo rero uyu munsi tuvugana zifite agaciro kazo zishingiye kuri supply na demand iri ku isoko ryayo aho buri exchange ushobora kuba wajya ukareba agaciro ka Pi uko gahagaze ariko kose kaba kagendana kaba kenda kungana kaba gatandukanye ku duce dutoya kubera ko n'amakuru y'isoko muri rusange abagiye atandukanye ibi ngibi bishatse gusobanura iki rero bishatse gusobanura ko rero nkuko explain nkuko nagiye mbisobanura muri details zishingiye kuri programming ya document za Pi Network haba kuri Pi apps ndetse na Pi Store on Pi izo documents zigenda zibigaragaza kuntu byose bigiye kuba biba bipanze ati rero Pi GCV y'ubwacu tumenyereye umunsi ku wundi adora tuvuga 1 Pi ngana $319 by'idolari ngo kane gaciro kakabasha kuba katuruka in your contribution my friends mvuga ikintu gitwa contribution mujye mugishyiraho umutima mumenye ko ariho ruzingiye kubera ko umuntu utarakoze contribution ngo akayiha kujya kugura Pi izo Pi nta gaciro zigira kangana na ka GCV izagira agaciro gashingiye kuri exchange supply na demand ubyemere cyangwa se ubyange contribution turuka hehe rero ni igihe uzi ko umayininga ukaba wararefarinze abantu waninjije abantu cyangwa se muri security cycle hamwe n'abantu bakoresha node twagiye tubigarukaho abayikoresha hamwe no muri Pi locked zacu muri rusange ndetse no kuba wasura ecosystem ukayikoresha nka Pi browser bibasha kuba byakongera umuvuduko ibyo ngibyo nibyo bita ubu contributor ku muntu ubasha kuba wabikora cyangwa se ubasha gukora bimwe muri ibi ngibi abasha kuba yabona Pi ya mininze yinjije ku giti cye atari Pi yaguze ngira ngo mwabyumvise neza cyane ahanga niho kagaco gomba kuba katuruka iyo tuvuze mu Pi contribution ni Pi wabonye muri ubwo buryo ngira ngo muribonye ko nta buryo bwo kuguramo Pi buvuzemo ahangaha kuko ntabwo ari contribution nta musanzu wa watanze kuko Pi Network cyangwa se Jesar and Nesara yaje kuba yakuraho
uburinganire cyangwa se yakuraho ubusumbane buri hagati y'ubukungu, aho usanga umuntu afite ibya mirenge undi ari umuntu rwose udafite na bikeya. Niho hantu rero Pi Network yavuze ati reka dushyireho ifaranga rizaprovidinga wa muntu ubasha kuba wawe yakwikaho ibifaranga byinshi cyane, ntazabashe kuza ngo abigure ngo ajye kurusha abantu bamayininze, ahubwo babandi bamayininze nibo bazagira agaciro kumurusha, kubera ko yihaye kugira iki, kujya gukorera amafaranga, akagira ngo azakomeza tuyoboreshe amafaranga yiwe. Ibyo bintu nibyo inequality turimo turahangana nabyo muri no minsi, cyangwa se muri no si ya Jesara and Nesara, cyangwa se muri kino kinyejana turimo turinjiramo gishya cy'uyu munsi. Ikindi ngo ni mining algorithm ishingiye kuri AI, aho ushobora kuba wakurikira mining yawe ishingiye kuri AI cyangwa artificial intelligence, ibasha kudetectinga buri kintu cyose cyabaho, ndetse ikabasha gukurikirana GCV, ibasha kuba yakwapplyinga binyuriye muri Pi ecosystem, net ecosystem ya nyayo, ya gahunda kuri gahunda icyo AI imaze ishinzwe kuba yakora. Ikindi ni price on exchanges, cyangwa se agaciro kari kuri exchanger. Aka gaciro kari kuri exchanger tugenda tubona umunsi ku wundi ko kabasha kuba kashyirwaho n'agaciro ko muri ako kanya kamaze kuba kaba accordingly gashingiye kuri supplier y'isoko ndetse na demand, uko abantu bari kugura banagurisha isoko ryaho, kakabasha kuba kaba valid kuri buri exchange zose zibasha kuba zarakoze KYBD zabaye KYBD cyangwa se known as your business. Buri exchange yose ikaba ifite has na API application program interface coding ya Pi Network, ikabasha kuba yose ibasha kuba yamanaginga cyangwa se yaba connect to the other application or dApps in ecosystem, ikabasha kuba yakwikonekta no kuri ecosystem iyo ino API kugira ngo ibashe guprovidinga amakuru y'ifaranga riri hanze kuri exchange, kugira ngo tubashe kubibona. Ngira ngo iyo mwinjiye muri Pi browser mubasha kubonamo application ziri muri ecosystem, zimwe zibereka agaciro ka Pi karimo uyu munsi aho kageze, kubera ko API zo kuri exchange zibasha kuba zakongera zikaba connected kuri interface ya program ya Pi Network, kugira ngo babasha kuba bakurikirana buri kintu cyose uko bigenda. Reka turebe ukuntu bikora rero, ukuntu babigenza cyangwa se ukuntu bikoreshwa, kugira ngo buri kintu cyose kibe cyajya ku murongo. How does it work, cyangwa se bikora bite? Nuko agaciro ka Pi Network kangari mu 1959 kose ukasha kuba kashyirwaho cyangwa se kagaragara biturutse muri Pi mainnet ecosystem, bigatanga igisubizo cy'abapioneer umusanzu batanga. Ibi ngibi iyo bitanga result za contribution dutanga twebwe tumininga dukora bira byose maze kubereka haro haruguru, mu gihe cyose uzi kubikora nta kugura kurimo, ahubwo ari gukora ibyo usabwa kugira ngo byose bibashe kuba byagenda neza cyane. Ikindi twatangaho urugero nuko ngo isoko cyangwa se agaciro k'isoko ka Pi Network kuri exchange nuko igihe ino Pi Network yacu uyu munsi today, niba uno munsi iri ku $1 rimwe, tuvuge urugero kuri exchange niba Pi iri ku $1 rimwe, ati when you are going to use your shop, mu gihe uzaba ugiye kuba wazikoresha muri shop ugiye guhaha only dApps akantu kagaruka cyane. Hari abantu baba bambaza ati showam izira Pi tugura kuri exchange ntabwo zigira zikora muri dApps, zira Pi mu rugora kuri exchange ntabwo ari imfabuza muri ecosystem mindani. Mu gihe wazifaze ukazikora kuri exchange ukazoreza muri dApps yawe, uzawemere kuzikoreshamo, ariko mu buhe buryo aribwo ngiye kubasobanurira. Ufitemo Pi ebyiri, harimo Pi wa mininze zabaye contributed by your work cyangwa se n'umurimo wawe, ndetse akabona Pi waguze by your money. Izo ngizo rero waguze ukazoreza muri wallet ziratandukanye, ariko wemere kuzikoresha muri ecosystem, kuko tumaze kubona ko Pi Network iri connected cyangwa se dApps iri connected na API iri kuri exchange cyangwa se external application interface ya Pi Network iri kuri exchange imanaginga zira exchange. Rero wemere no ko wafata izo Pi waguze kuri exchange kubaza kuzihahisha muri ecosystem, ariko mu buryo tugiye kureba bamwe bukurikirana. Aso no kuvuga ngo rero izi exchange cyangwa se izi Pi wakuye kuri exchange wemere ko wazikoresha muri dApps, muri system yawe. System izabasha kuba yahita imenya aho izo Pi zawe zirimo ziraturuka, ko zavuye kuri OKX cyangwa Bitget cyangwa Smex ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye, kubera ya external API ziri connecte cyangwa ziri connecte n'izi exchange turimo turavuga. Rero ikimara kumenya aho izo Pi zaturutse, niba warazoreje uzikuye muri OKX ukajya kuzirisha muri ecosystem, system ihita imenya ngo izi Pi ziri connect na external API application interface ya programming, ibasha kuba yamanaginga agaciro k'ifaranga kuri exchange. Ibi ngibi rero
ishingiye based on API code, application program interface coding of each ya buri exchanges yose iyo ari yo yose. Ati rero reka tubashe gusobanura ibi ngibi cyane kugira ngo tube twabyumva neza muri rusange. Niba ugiye ukagura inzu cyangwa se imodoka y'amafaranga angana n'ibihumbi 314,159, mwibuke ko tumaze kuvuga haruguru ko turi kwiha ku rugero mu gihe payi imwe ingana n'idolari rimwe as for now. Mu gihe bimeze bityo rero ugakenera kugura imodoka ihagaze 314,159 cyangwa se inzu luxury icyo ari cyo cyose gihenze kugeza kuri no rwego mu madolari on one dApps muri dApps imwe ngo then you will need payi, uzakenera payi zingana n'314,159 kugira ngo ubashe kuba wagura uwo mutungo wawe kuri za payi wakuriye muri exchange. No kuvuga ngo kugira ngo byumve neza, niba waragiye ukagura payi kuri exchange ukazoreza muri wallet yawe, ikintu cyose uzajya kugura kuri ecosystem bizagusaba payi zihwana nacyo n'amadolari yacyo, kubera ko zifite agaciro gashingiye kuri exchange, kubera ko ariho wabashije kuba wazigura. Ngo if you use the pay from contribution, nukoresha pay contribution uzakenera kwishyura payi imwe, mu gihe wa muntu wakoresheje payi yaguye guza kuri exchange bimusabye kwishyura payi zingana n'314,159, ipayi 314,159 ni payi ibihumbi, ntabwo ari payi imwe. None ukeneye gukoresha contribution payi uzakenera gukoresha payi imwe kuko ingana n'314. Ngira ngo murabyumva neza cyane. Ariko tugaruka kuri ba Wallace birirwa bagura payi nyinshi cyane, baragenda bakagura payi zingana n'amamiliyari bakazishyira hari. Abo bantu umunsi bazakenera kugura imodoka cyangwa se inzu bizabasaba kwishyura bashingiye agaciro kuri ecosystem, kuri exchange, ntabwo bazakoresha payi kuri contribution kubera ko izo payi ntazo bagira. Niyo mpamvu muri wallet yawe rero uzasangamo payi ebyiri. Izo payi ebyiri buri mwika bifite agaciro kayo, kakwereka ngo zino payi zingana wenda n'amadolari 500 bitewe n'agaciro kuri exchange, kandi ari payi nk'igihumbi. Bongera kwereka izindi payi ebyiri wifitiye, nanone bavuga ngo izi payi zo zirangana n'314,159 cyangwa zingana n'670 ingahe, kubera ko wazikuye kuri ecosystem yawe wazimayiningiyeho. Izo payi zo mbuza uri kuzana muri wallet yawe, none we nujya guhaha muri ecosystem uze guhitamo payi uza guhahisha bitewe n'ikintu ushaka kugura. Hari interface program uzaba urimo irakurikirana agaciro k'ifaranga, none wowe ugenda uhitemo ngo ndakoresha akayi gaciro, ndakoresha izihe payi. Mbibutsa ko dufite utility muri payi network yacu muri web gatatu, aho ukoze kuri uturango dutatu muri mining ukamanuka ukajya muri icyo bita utility, ubasha kubonamo ahantu bazashyiramo application zose. Izi application nizo ndimo ndavuga zitigeze zubakwa n'aba developer. Izi application nizo muzajya mujya guhahira, mutuvuga niba ari Amazon, niba ari eBay, niba ari Alibaba, niba ari Tesla, zose nujya mugiye kuziguriraho uzajya kwishyura payi ushaka muzo ufite. Payi ushaka rero muzo ufite zidati providing agaciro kazo bitewe na API zanditseho, igirango cy'iki cyamaze gusubira cyasobanukirwa. Rero uzakina kwishyura payi imwe mu gihe ugiye gukoresha izi payi ziri aha ngaha. Reka dukomeze turebe rero ati why can payi heavy, kuba iki payi ifite uduciro dutandukanye. Nicyo kintu tugiye kuba twasobanura hano neza cyane, impamvu payi ifite uduciro dutandukanye. Ati main purpose ubundi cyangwa se intego ya mbere y'ibanze ya payi network zijya kuba listed. Hari abantu bambaje ngo kuki payi yabaye listed kandi bari bazi ko bitemewe kuyigura. Payi wemerewe kuyigura no kuyigurisha, ariko kuri exchange zakoze KYB. Nubikora hano hatari KYB, menya ngo uzirengera ingaruka zose kwatimi zakwaplikaho. Ibyo ngibyo nibikureba, umutungo n'uwawe, nta muntu kubuza kuwukoresha uko ushaka, ariko nanone udashyiramo ubwenge nta muntu urimo urahima. Kuri exchange kugira ngo payi ibe yaba addressed, main purpose yayo kwari kugira ngo bashobore kuba bagira wide adoption, cyangwa se abantu bagutse bo hirya no hino bashobore kuba bakoresha payi mu buryo bugiye butandukanye, ngo kandi mu kuba new users, ku bantu bashyashya. Niyo mpamvu haje za Binance zibasha kuba za providinga ku bantu bari hanze ecosystem, ngo bakabasha kuba babasha kuba bagura payi zabo binyuriye kuri exchange. Bana abantu niba system yagira ngo nabibageremo, kuko payi niba ari decentralized kandi kaba ari ya buri muntu wese, bishatse kuvuga ko umuntu wese nta numwe ubujijwe gutunga payi. Niba umuntu atarabashije kumayininga ariko afite amafaranga ashobora kuba yayigura, akayigura kuri bande, kuri mwebwe mwananiwe kwihangana mukajya kugurisha payi zanyu kuri exchange. Nicyo kintu turimo turavuga aha ngaha, ntabwo ari irindi soko rya payi riri hanze, ahubwo nimwe mwahise mugira iki
Quantum yagira ngo ibaruhure mwe mwananiwe kubika payi mukananirwa kuzibika yagira ngo ibazibaruhureho mujye kuzigurisha kuri ba bantu bari hanze baza agaciro kazo kuko mwebwe mutabasha kumva umumaro wazo ngo mubashe kuba mwazibika. Ibyo ngibyo rero byatumye abantu bo hanze nabo babasha kuba bagira amahirwe muri ecosystem mbere yuko izajya hanze babashe kubona abo bayifite barayumvise. Nk'uko bajya bavuga ngo umunsi Imana izajya kuza buri muntu wese azaba abizi, nta kintu kimwe azavuga ngo sinabimenye ko uzagaruka Mana, ndabizi ko nzaza ahubwo kuki ntiteguye mbere yuko uzaza. Nta rubanza uzaba turi kwireguza, na ecosystem yahisemo kuzasohoka buri muntu wese abizi ko payi yigeze kubaho yarayumvise, ayigure cyangwa se abirorere. Ngo so master registered rero ikabasha kuba yakwihuza n'abapioneer babasha kuba baba registered. Bisobanuye ko ino KYC cyangwa se ino application yagombaga kuba yakorana n'abapioneer bamaze ko bakora KYC cyangwa se ikaba nayo yubahiriza ibijyanye na KYC ndetse n'ifitemo icyitwa MLA cyangwa se anti-money laundering yubahirizwe n'amategeko kugira ngo bashe guparticipatinga muri mainnet ecosystem Pi network. Bakaba bafite ayo mategeko abihamya byose ku murongo ku buryo nta kibazo na kimwe kizabaho cyo kuba habaho kunyereza amafaranga and be able to mine Pi to make contribution. Kandi abo bapioneer bakoze KYC bakaba barabashije kuba babasha kuba bamininga Pi cyangwa se n'ize exchanges ubwazo cyangwa se abantu bose bo hanze bakaba bakwemerwa ko bakora KYC binyuriye muri za Binance ndamaze kuvuga haruguru zabasha kuba zaza zikaguha KYC. Ariko nanone ukabasha kuba wagura Pi binyuriye hari, ariko niba ushaka Pi za contribution bikagusaba ko ujya kudownloadinga Pi browser ukagenda ukamininga nkuko bisanzwe abantu bamininga umunsi ku wundi kugira ngo uzabashe kubona Pi ihagaze agaciro kuri 314. Nuko niba uri umukire wari ufite amafaranga yawe nawe bizagusaba guca bugufi umanuka uzengbe nka wa muntu wabashije ko wamininga imyaka 6 ikabigeza ari kumininga kugira ngo ubashe kubona Pi ifite agaciro. Ngo if you don't register, niba utabasha ko wa registeringa kugira ngo ubashe ko wakora KYC nk'abandi bose, ngo they can use only Pi according to the market. Uzakoresha Pi zonyine gusa wakuye ku isoko, wabashije kugura ku gaciro ko ku isoko kubera ko udashaka guca bugufi ngo umare icyo gihe cyose uri kumininga kuko urabizi uyu munsi kubona Pi imwe. Iyo tuvuze ngo kubona Pi imwe hari abantu batavuga ngo ngiye ngo dukubona ngo Pi ngo 3 mu cyumweru, my friend, ntabwo ariko ngo tuba turimo turavuga. Iyo tuvuze ngo umunsi kubona Pi imwe biri gutwara hagati y'ibyumweru 2 hafi 3 bitewe nuko twese dufite Pi tubona ku munsi zingana ku isaha. Uyu munsi dufite 0.0030 cyangwa se 20.29. Ziriya nizo tuba tuvuze ngo kubona Pi imwe bigutwara igihe kingana iki. Ntabwo tuba tuvuga ziri buri kubona zirimo aba security cyangwa abari fero bawe n'abandi bose bagiye winjiza, ntabwo nizo tuvuga izo wabonye ku giti cyawe wonyine arizo zijya muri transferable. Zira rero zingana nizo tumininga ku isaha imwe. Ujye kuri security cycle yawe ukore hara kuri mine rate yawe y'icyatsi baratokwereka Pi winjiza ku isaha, nurangiza uzikube urebizo ubona ku munsi, uzikube uzigeze ku cyumweru, nibwo umenya Pi winjiza mu cyumweru, nibwo umenya ko mu cyumweru nta Pi imwe ufite. Yewe Pi imwe ibona hafi ukwezi kose cyangwa se ibyumweru 2 n'igice cyangwa se 3 bitewe n'ukuntu wagiye mininga. Aho ngaho ni umuntu wagiye mininga adasiba niwe ubasha kuba yagera wenda mu byumweru 2 akabasha kuba yabona iyo Pi. Nibyo tuba tuvuze, ntabwo ruvuga ngo wabonye izihe Pi muri uko kwezi kose, harimo n'abantu bose wagiye winjiza. Rero niba umukiriya adabasha kuba yakwicara hamwe ngo nawe ashore time ye yicara mining, ntabwo azagira abona Pi y'aka gaciro, ahubwo azajya kuri exchange Pi izahura n'agaciro ko kuri exchange muri contribution result yayo mu gihe adashaka kuba yayikora. Mu buryo rero bwa transaction zibahirije amategeko cyangwa se transfer Pi mu buryo buri safe, nuko uva kuri wallet kuri Pi wallet. Nuvuga ngo mu gihe cyose ukeneye ko wagura Pi kuri exchange wemere kuba wazohereza rwose birizewe, bifite umutekano. Umuntu uzakoresha ngo kugura Pi ntibyemewe, biremewe. Ahubwo ikibazo menya ngo urimo urayigura hehe. Aho hantu urimo urayigura ho haremewe, ahantu hemewe n'ahantu hakoze KYB gusa. Nujya kuyigura ku muntu ibyo nabyo ntibyemewe, twagiye tubisobanura kenshi cyane. Wabusha amategeko, icyitwa bandere clear maka nicyo kimaze cyo kubasha kubona abantu bose bisha amategeko ya Pi network mu buryo bugiye butandukanye.
ati rero ngo birumvikana cyane kandi biri safe, biranizeye ko the system, kubera ko system ibasha kuba yatandukanya hagati ya payiri zabaye contributed cyangwa se zatanzwe no kumayininga ndetse na payi zaguzwe kuri ecosystem. Niba uguze payi cyangwa ukamayininga payi, ibyo bintu system ibasha kubimenya uko ari bibiri. Ntimukagira ngo system ni ikigo gitwara ibisobanuro muri wamaza ngo umuntu azabwirwa iki ko naguze cyangwa se ngo na mayininze. System irabigaragaza ishingiye kuri API external ni internal. Payi zose wagura kuri exchange, system igomba kuba yabigaragaza. Buri exchange yose wakoresha, buri exchange yose ibasha kuba yafite own API code, ibasha kuba yagaragaza mu buryo bworoshye cyane the system detected, ikabasha kugaragaza izo payi uko ziri kugenda zoherezwanya hirya no hino. Ati rero payi ufite kuri wallet yawe is deeply amount of contribution, izo zaturutse muri contribution ya reward wabasha kuba wabona, ngo ndetse na payi wabasha kuba wagura kuri exchange zose zikaba ziri non contribution, byose system ibasha kuba yabigaragaza. Ati rero niba uramutse uguze payi ku muntu wamayininze, ngo if you buy, niba waguze payi zabaye mined n'undi muntu, ni ibiki bishatse kuba bizagenda bite? Bishatse kuvuga ko it is the same, byose ni kimwe, kubera ko uwo muntu yafashe payi za mininze yanga gutegereza azohereza kuri ecosystem. Ntabwo uzavuga ngo payi nguze kuri exchange ngo zamayininzwe n'undi muntu ngo ninzwe zagira GCV. Uwo muntu wazimayininze niwe wakabaye abona agaciro kazo, ntabwo ari we kuziguze. Uwo uziguze ugomba kuba uzi neza ko atari weho waziruhiye, uwaziruhe ne wenyine uzifite inyungu, kubera ko nabwo ko buri faranga ryose rigira icyo bita serial number zigaragaza konte zavuyeho. Rero kwibeshya ngo uraziguze ngo zaguzwe n'umuntu wamayininze, ngo rero ngo nanjye ngo nzazibonaho ngo agaciro kuri 300 ngo nzishyira muri wallet yanjye, uribeshya cyane, kubera ko se wenyine wazikoresheje. Ngo kubera ko ngo it will be calculated according to the market price, zizakoreshwa agaciro kuri market price, kubera ko ariho wazikuye nyine, niyo interface zizabasha kuba zakurwaho. What about the companies, organization and institution? Turebe ibyerekeranye n'amakampani n'imiryango yikorera ndetse n'ibigo bikomeye cyane byifuza kuba byakwadoptinga payi cyangwa se kuba byatunga payi mu buryo bwazo cyangwa se byakoresha mu kazi kayo. Ngo they will own node, bazabasha kuba baraninga node zabo. Node turabizi ko zinjiza payi nyinshi cyane, kugira ngo bashe kuba bakwinjiza payi mu buryo bwa contribution kugira ngo babone GCV. Bari abantu nibo bashaka kubona payi ziri kuri ako gaciro, bizaza kuba bakoresha node. Ngo cyangwa ngo ashobora kugura payi kuri exchange nk'izindi zose nk'abandi bayuza bose uko bagenda babigenza. Ngo City rero cyangwa se kuba team izabasha kuba yafacilitating abo bantu bose mu buryo bugiye butandukanye bitewe na program bifite ko bakoresha, kugira ngo bashobore kuba babona binyuriye muri Pi Network Avengers. Ni ukuvuga ngo Pi Network Avenger abo bantu izanabashyigikira niba bashaka ko baterwa inkunga mu bikorwa byabo bya buri munsi, bagashaka kongererwa ibishoro, bazaza icyitwa Pi Avengers kibasupporting nk'abandi bose. Nkuko barahamagara imishinga yose izengurutse isi yose itazi na payi, itaragize iki, uze wajya muri Pi Avengers ugende umining. Mbibutse ko nawe ushaka gutanga business yawe, nuko ugomba kuba warateguye umushinga business yawe ikabikora. Hari mwiko munyandikira ngo wadufashije ngo tugashyira umushinga wacu muri Pi Avengers, kandi ugasanga uwo muntu nta n'icyangombwa afite cya company. Pi Avengers izagirana amasezerano nawe gute udafite company yawe registered? Muzagirana ayaye masezerano muzehe nyandiko, kandi ari company zari kujyana amasezerano na company yagomba kufite ibyangombwa biranga, na Pi Avengers ifite ibyangombwa byayo, muzagirana partnership. Ntabwo nyine partnership ni umuntu ndahani. Niba ushaka kuba wabona amafaranga muri Pi Avengers, ugomba guhaguruka ukajya muri RDB cyangwa se mu gihugu cy'iwanyu, ntabwo mbizi, ukaregistaringa company yawe. Wamara kuregistaringa as startups company cyangwa se company igiye gutangira ufite ibyangombwa byayo, ukabona kuza muri Pi Avengers application ukuzuzamo form amakuru ajyanye n'ibikorwa bya business yawe, ndetse ukagaragaza niho itandukaniye n'abandi ba competitor mufite cyangwa se abantu muhanganiye ku murimo w'isoko, ukagaragaza icyo barusha cyatuma Pi Avengers yumva ko yashoramo iwawe. Ntabwo ari ugupfa gushora. Nusobanura umushinga wawe nabi, izasanga nta nyungu ifite mu kugushoramo, ibyihorere. Ugomba gusobanura umushinga wawe neza ku buryo bakonvenka nabo babashe kuba bavuga bati reka dushoremo aha ngaha harimo akantu. Ibyo ngibyo rero nibyo bintu ugomba kuba wakuza. Rero ino Pi Avengers supporting n'abantu bategezeho mining n'abandi bose bari hirya no hino
kugira ngo ubashe kuba wabikurikirana. Niba ushaka kuba wakuza application yawe, menya ngo ikintu cya mbere ukeneye ni ibyangombwa bya company yawe cyangwa se bya business yawe biri registered anywhere mu kigo kibishinzwe bitewe n'igihugu ubarizwamo. Noneho numara kubisoza ugende wicare hariya supporting depositing umushinga wawe, utegereze ko team izabasubiza ni kuri rejecting bitewe no kuntu watanze umushinga cyangwa se kwemerere igwa amafaranga maze mube abafatanyabikorwa mu mushinga wa Pi Network. Ngo there will be hazaba izindi major exchanges zikomeye cyane zabashe kuba zaba selected by city, zibasha kuba za facilitating Pi muri fiat mu buryo bwa swamped. Izo exchanges nazo tuzibona kandi mu buryo busingiye kuri GCV, gira ngo turazizi tumaze kuzibona, ni Krekane, ni Coinbase ndetse na Binance zizakurikirana fiat money kuri GCV zifite icyo bita internal API. Izo ngizo rero zose zikabasha kuba zaswapinga zishingiye kuri limiti, hano hahita hazamo ya taxes cyangwa se ya misoro ishingiye kuri ibyo bita economy ya buri gihugu, kugira ngo twirinde inflation cyangwa se kuba ifaranga ryagwa hasi rya buri gihugu. Ahangaha niho bita biza kwa affect ahangaha muri zino project tugiye kuba twabona. Ngo these exchanges zose zizaba igice kimwe cya Pi Network mainnet ecosystem mu buryo bugiye butandukanya, possibly like Pi Bank, nkuko Pi Bank izagikorana n'andi mabanki n'ibindi byose bigiye bikoresha. Rero nazo zizaba ecosystem iri binded by ecosystem application, bibe byaba igice kimwe cya ecosystem mainnet ikibasha kuba cyatanga abantu, gufasha abantu ariko bashingiye kuri buri economy ya buri gihugu. Niyo mpamvu zino company cyangwa se zino exchange zigomba kuba zubahirije amategeko ya MiCA twagiye tubona, ndetse na FIDS byose ikabasha kuba ibibyubahiriza, yewe na UTC byose nagiye mbisobanura ayo mategeko yose bagomba kuba barubahirije, ari nabyo baba barimo. Izi ngizi zitandukanye na application zakoze KYB, nazo zizakora KYB ariko zifite amategeko zubahirije ya MiCA kugira ngo zemerere gukoresha ifaranga rya Pi ku gaciro ka GCV. Mu gihe exchange zakoze KYB zigomba gukurikirana market price cyangwa se agaciro k'isoko kako kanya muri icyo gihe exchange imaze kuba yaberaho. Ngo kuba wagura rero product yawe cyangwa se service muri ecosystem, ati there is no daily limit, ho nta limit bifite. Niba ugiye muri ecosystem yawe ukajya kugura ikintu cyose waba ugiye kugura, niba uri mwiragura inzu ntago bazakurimita ngo ugomba gukoresha Pi nizi, ngo ntago ugomba kuzirenza. Nishaka bari igicuruzwa gihagaze Pi zigera ku 100 cyangwa se ku 1000 kuri GCV, kandi nanone urumva ni nk'ikibuga cy'indege waba uranguye cyangwa se ni nk'indege waba uguze. Ibyo bintu byose nta limiti birimo mu gihe ubiguze muri ecosystem. Niyo mahirwe abapiyoniya bafite. Mu gihe GCV kuri exchange, kuri Coinbase, kuri Krekane, kuri Binance zizaba zifite limiti, hari amafaranga utemere ko wabikuza, ariko muri ecosystem ho wemere ko wayahahisha yose muri service yawe. Ngo ibintu bizaterwa na ability cyangwa se n'ubushobozi bwa dapps yacu kugira ngo bashobore kuba bategura buri kintu cyose abapiyoniya bakeneye muri rusange. Byose ngira ngo ni ibintu byiza byo kwishimira, byatewe na wa musanzu watewe nawe contribution kugira ngo bubake umushinga wa Pi Network. Byose no kubera twebwe. Ati ntugire ikibazo rero kuri ba Wallace cyangwa se kuri bara abantu bakomeye cyane rwo bamanipulating isoko bagura ibintu byinshi cyane. Ngo bara bafite miliyoni 300 za Pi, ngo bagiye bagura kuri exchange. Abantu ntibakagutera ubwoba ngo baguhangayikije, ngo kubera ko ngo if market price niba kuri market Pi ingana ni $1, niba Pi ingana ni $1, bishatse kuvuga ko it means they have miliyoni 300 z'idolari nizo bafite muri asset zabo, muri equivalent zabo. Ugereranyije na Pi ho bizabingana na Pi 900 gusa na 55. Mu gihe bo bafite Pi zingana n'ibihumbi na miliyoni 300. Izo miliyoni 300 za Pi zingana miliyoni 300 z'idolari. Weho kugira ngo ugire miliyoni 300 z'idolari, wewe wifite udupayi 955 gusa. Ariko urabyibaza, ariko icyo kintu mukaba munganya agaciro, kandi noneho ibaze hitira Pi ifite kuri ecosystem yawe, muri wallet yawe, tutite kuzaba immigrated, kuko nizitaraba immigrated nazo zizaza uzazibona. Hitira Pi zose ufite, uhitire abo bantu amafaranga ubarusha kwangana urebye Pi zose ufite.
rero ntibakagukanga ngo ukora ko zavuye muri contribution ya musanzu wawe wagiye ubasha kuba watanga gusa ngo the more wallets have more pie ngo kuba wallets bagira pie nyinshi cyane bakora kuri changer ngo the hyper will be ngo ni nako bazakomeza kuzamuka ngo atiko nanone ngo kubera ko ngo weho pie zawe zibasha kugenda ziyongera umunsi ku wundi ako ugenda mininga no gukora iki naba wallets uko bagenda bagura pie nyinshi cyane ni nako na pie yawe ibasha kugenda izamuka mu gaciro kayo ngo only pay from contribution cyangwa contributors nizo zonyine zabasha kuba zabara cyangwa zagira agaciro ka GCV ngo kandi ngo aka gaciro kagomba kuba kaza poste kakabasha kuba kagaragazwa kakabasha no kuba kakumvikanwaho nkuko twajya tubikora kuba pay users bose ngo rero ngo utabasha kuba wabyumva neza cyane ngo and for all ngo yewe ngo nabo ba GCV ambassadors zose bazimiye bataza agaciro ka GCV bose ngo basura hanze bongere bicare bige ngo kuko narushobora ko wakumva GCV cyari cyo mu gihe cyose utari wakumva intention ngo shiri umwete wawe cyangwa se wumve neza icyo bita humanity cyangwa se humanitarian cyangwa se kiremwa muntu n'uburenganzira bwacyo ngo not article ntabwo ari birabita muri mwandika musobanura GCV ahubwo ni imitekerereze ishingiye kuri spilling cyangwa se ubwicaro ukabyumva neza cyane turavuga ngo muri mwandika ibitabo bya GCV mutanazi GCV cyari cyo mutanaye iki cyari ukubeshya ahubwo mukabasha kumva neza GCV mukamenya cyari cyo ko ishingiye kuri systematically ukabasha kubisobanura umuntu wese akabasha kuba yabyumva neza cyane kugira ngo bibe byagenda neza cyane rero kuba wavuga ngo urayiki utazi GCV cyari cyo uribeshye cyane ngira ngo twakuze uruhare rukomeye cyane ni no mpamvu mukore kumva GCV cyari cyo GCV ubundi ni global consensus value. Global consensus value ni agaciro kumvikanyweho n'abantu n'itsinda ry'abantu benshi cyane ako gaciro ugahagarira ute gutuhagarira agaciro k'ifaranga karahagaririrwa ahubwo uru ambasaderi kuko wabaje kugenda ubivuga hirya no hino ugashishikariza abantu kugashyigikira mu gihe twagatoraga uyu munsi ntibinakina niyo mpamvu mpora mbwira ngo we uzi neza ko wahagize uruhare mu kuba GCV yagerwaho menya ngo aho wicaye uri ambassadors witwa ko uri mu ambasaderi wagiye ubasha kumvisha abantu GCV ntabwo yihagarariye ahubwo uri gisobanuro cya GCV kubiriho uyu munsi turimo turavugana ahangaha ariko agaciro k'ifaranga kaba kari hagati y'abantu bari bemeranye ku kintu ngo aka kantu ngiye nka agaciro kangana gutya nawe kangaka n'aka gaciro dukore exchange duhahirane ibyo ngibyo rero ntibigira umuntu bihagararira ahubwo nimwe babiri mu bihuri umwe adahari n'undi ntiyabaho kubera ko GCV ni ikintu gihuriramo n'abantu benshi cyane icyarimwe bakaje wabyumva rero wowe wicara ukibwira ko ukigikiye GCV ngo uhagarariye GCV ubu uri kwikirigita ukiseka mukirwa mwandika inyandiko nyinshi cyane ngo murasobanura ngo GCV mutanayisobanukiwe mutazi ukwikora n'ukuntu ihagaze n'icyayiteye n'impamvu yayo ideology yiri inyuma yayo ideology cyangwa se philosophy yiri inyuma yayo mutayumva neza ahubwo mugahera mu nyandiko ngo GCV what is meaning GCV byararangiye ahubwo GCV yabaye ihame ku bantu babashe kuba yemera ndetse birarenga ijya muri ecosystem ubu nta kintu wayihinduraho na kimwe rero GCV nta muntu uhagararira ifaranga ku isi ifaranga agaciro kayo gashyirwaho n'abantu benshi naho gashyirwaho n'umuntu umwe rero ntabwo ugomba no kugahagararira ahubwo gahagarariwe ni group of people yo buri muntu wese witwa ko yabiharaniye ikabaho uwo ngo akaba yitwa umu ambassadeur witwa ko yatanze umusanzu we cyangwa se yatanze contribution ye mu kugira ngo GCV gerweho iyo ngo bikaba ari umuntu wari wese aho ava akagera hariya nta muntu umuhagarariye GCV rero ahubwo ni ukwishyigikira mu buryo bugiye busanga ngo rero Parrot Ambassador rero Parrot Ambassador Australian Foundation GCV Ambassador and Bison Pet Marketing Manager Rwanda agira ngo tuba twabyumvishe neza cyane kugira dusobanukirwe GCV cyari cyo no kuntu yubatse no kuntu igomba kuba yagerwaho n'uburyo yakirweho n'uburyo ibayeho n'ubuzima bwayo n'igisobanuro cyayo muri rusange rero tukaba tugenda tugaruka rero reka tureba noneho kuri babandi baba bavuga ngo ntabwo byanditse ngo by'agaciro kabiri kagiye gatandukanye muri system yacu reka tubirebera mbibereka ahantu hose byanditse ko yabisobanuye maze mujye mumenya ibyo muvuga naho biherereye mubashe kuba mwabisobanukirwa neza rero ubu ngo ari show wamu ciao I'm back.